ngira ngo ujuri bugufi. Impano yo guca bugufi iva hano. Ubutunzi bwose ni ubw'Imana. Ukabona Imana iguhaye umwana umenya ngo ni uw'Imana. Imana ishimwe, nta kugira urwitwazo mu murimo w'Imana. Igihe cyose ndabwira ngo Mana ntuzakinisha agakiza kanjye, uzamperezo ryiza, iyi si nayibabariyemo, ariko naje gusanga umwana w'umuntu atari mubi. Umubi ni Satani. Iyo wabanye n'Imana abantu barakwanguka baho. Iyo wabanye n'Imana, iyo ubana n'Imana neza ugera aho abize batigeze bagera. Iyo wabanye n'Imana neza Imana igukura ku cyaha ikakwicaza n'ibikomangoma. Iyo wabanye n'Imana neza nje kukubwira ngo ubane n'Imana neza. Imana ishimwe. Haleluya. Mfite impamvu ndi kubivuga. Ndashimira Imana cyane. My last day azaba ari kuwa gatandatu, umunsi wanjye wa nyuma nzasubira iwacu. Haleluya. Nzasubira iwacu muri Amerika kuwa gatandatu. Imana ishimwe. Ndashaka kubashimira mwese, mwarakoze cyane. Hari abansengeye nzi nabo ntazi. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibarinde n'ingo zanyu n'ibyo mukora byose. Ntimuve ku Mana nkubone ngo byakakaye, nkubone ngo byasaye. Aho imbaraga z'umwana w'umuntu zishiriye, Imana irakora. Uko turi twese hano turabisezerano. Buri muntu wese afite ijambo Imana yamubwiye ngo nzabana na. Imana ishimwe. Yo haleluya. Abantu barahinduka ariko Imana ntihinduka. Nshuti mukundwa, Imana ishimwe. Ikindi kukubwira ntihagazeho. Kandi Imana niba yaravuze ngo nzakugirira neza, nzakujyana mu mahanga, nsodekade, ntabwo Imana ireba ngo wavutse. Ntabwo Imana ireba ngo prizo zihagaze imbere yawe nizingahe. Ntabwo Imana ireba. Nta wakora Imana ngo yikorera amaboko. Ndashimira Imana ko impaye akagatuza. Nta mwana w'umuntu wamumwanya atari Imana yawumaye, ariko ndabashimiye ko Imana yabaciriyemo. Imana ishimwe. Uw'Imana yacishijemo kugira ngo ansabire umwanya, Imana imuhe umugisha. Imana imuhe amavuta azajya atigeze atekereza. Kandi iri jambo natuye uko ni ukuri. Nta muntu naturiyeho umugisha ngo Imana itawumu. Kandi na Apotre David, thank you so much kubw'uyu mwanya, kubwa tubaye hafi, kubw'amasengesho. Buri muntu wese wampesheje umugisha musabiye umugisha. N'abatarabishoboye Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Kera nkiri umwana muto najyaga ndeba indege, avango ari ku indege nkareba hejuru ngo buriya hari umuntu wasuka ibifaranga bikamucika no hasi ngo ha abifata. Imana ishimwe. Icyo uzaba cy'Imana irakizi kandi kiragutegereje. Nkayireba nambaye utwenda twaceceguritse, nambaraga igikanzu nka kiguna gutya kugira ngo kinkwire. Ariko uyu munsi nambaye ibubu. Mumpera Imana amashyi y'impundu menshi cyane. Haleluya. Abo nzatinya guhamiriza Imana. Haleluya. Ntacyo nikanga guhamiriza Imana. Ndakunda guhamiriza Imana cyane. Njya nyibwira ngo ngera undemere ubuhamya. None uyu munsi ntabwo mbateye ipfu. Ntimongirire ishyari kuko ntabwo nawe ejo bizakubaho. Usenge hari icyo mfite. Apostle Naomi. Haleluya. Ariko Imana ntiyarebye amashuri. Sigaye ngenda mu ndege mpongera nkazigenda. Barumuna banje cyangwa se bakuru banje barize, bavuga Icyongereza, Igifaransa, iki. Haleluya. Ariko Imana iragenda ireba Dawidi waragiraga inka. Ngira nkubwira ngo mu muryango wawe w'agaciro ni wowe Imana ishaka, ni wowe Imana itoranyije kugira ngo uzavugire Imana. Nta Imana itagufunguriye amarembo, itaguciriye inzira nta wagucira inzira. Imana itaguhaye urubyaro nta waguha urubyaro. Imana itaguhaye urugo rwiza nta waruguha. Ariko nyuma y'ibyo ducamo birashoboka ko waburaye, nanjye uhagaze naraburaye. Birashoboka yuko ibibazo ni byinshi, imanza ni nyinshi, umurimo w'Imana urakunaniye, ugenda uri gusinzira. Muri iyi minsi abantu turasinzire cyane, ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umukiranutsi Imana azagwa ntazarambara. Ni ukuri nkukumbuje kugumana n'Imana. Imana ishimwe. Ndavuga n'umuntu bari bagiye guteza inzu ye cyamunara,
ndakurahiye ni imbere y'Imana yampamagaye mpagaza, nta muntu uzagutera inzu cyamunara, nta muntu uzafata inzu yawe kuko watanze icya 10 n'amaturo, kuko wavugiye Imana mu kuri no mu mwuka. Ntabwo Imana ishobora kugukoza isoni. Imana ntigikoze isoni, ahubwo Imana igomba gukora ikintu gikomeye, cya kintu ubona gikomeye, cya kintu ubona utari bushobore, Imana izigikora. Imana ishimwe. Nigeze kugira urubanza, nari mfite ikibazo. Haleluya. Ngira ngo aka kantu nkavugaho gato. Umuntu bari bagiye gufata inzu ye, yabonaga byarangiye, yari kurira Imana. Ntabwo ndi umuvugaho kuko Imana iramuzi kandi nawe arizi. Ntukagwe zirabaruwa bakwandikiye, ahubwo ukangwe n'ijambo n'iki Imana imirakubwira muri iyi minsi, n'icyo uri murarota, n'iki Imana irimo iragutumaho. Mfite urubanza, ntabwo nashyingiwe ntari umukobwa, nari narabyaye, ariko uwo twabyaranye nkiri umupagane ashaka kuntwara umwana ku ngufu. Yari afite umwavoka, yamurihaga 250 ku isaha. Ariko njyewe mbwira Imana ngo ma kujya mujye ntukajya utinya, aho kugira ngo njye gushaka umwavoka, ngiye gufasha imfubyi n'abapfakazi, nikorera umurimo wawe. Nta cyongereza nzi gikwiye, nta nubwo nzi uko ndi bubisome ibintu. Mana wowe ndagusabye ngo uzamburanire. Imana ishimwe. Afite umwavoka, ariko njye nari mfite Yesu. Utakurusha gusenga ntakagukange. Turafite Imana. Imana ishimwe. Bishobora kuba byagucanze, ni iby'agahe gato, reka ni iby'agahe gato cyane ku buzima bwawe. Turaburana imyaka 12. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Imyaka 12 kuva ndikinjira mu nda kugeza igihe umwana ari afite imyaka 12. Buriya nge nta muntu wankanga, n'inzara ntiyankanga, nta kintu cyankanga, kuko nzi ko Umwami wanjye Yesu Kristu arashoboye. Ndagira ngo muri aka kanya wibuke iby'Imana yakoze, ugeze ahantu hakomeye. Muntu Imana izakoresha ugomba kugira ubuhamya. Emera wemera ubuhamya. Emera Imana ikwanike. Umunsi Imana izakwanura bazaba ngo tubonye yama. Imana ishimwe. Buriya umuntu Imana izakoresha n'uwanyuma aravuga. Reka n'uwanyuma avuge mu kazi ukora, reka n'uwanyuma avuga ibyo ashaka, ariko umuntu ufite ijambo rya nyuma n'irya mbere do n'uyu ndimo ndavugira yakabyara. Haleluya. Arabikora neza cyane. Ntabwo ndi bujye wumva imanza z'imyaka 10 sinazijyamo cyane. Uyu munsi si umunsi w'ubuhamya, ariko nagaciyemo kuko Imana imbwiye ngo ninkubwire ukuntu imbaraga z'Imana zikaze. Ku munota wa nyuma umujaji, umucamanza, urukiko rukomeye, haleluya, baravuga bati rero umwana agomba kugenda. Ahantu umwana agombaga kugenda amasaha hafi 8, kandi umwana w'icyo gihe afite imyaka hafi 9, agomba agafata indege. Nakibaza ukuntu umwana wanjye azafata indege wenyine, bikancanga. Icyakabiri, nakibaza umwana wanjye ugiye kuregwa n'umugabo ntazi ibyabamo, bikanca. Mujaji acimanza, umucamanza aravuga ati rero dusanze yuko umwana agomba kujya kwa se. We wa mudamu ushinzwe kujya kumushakira ibyangombwa, ID, irangamuntu. Wacu bajya batanga irangamuntu z'abana batoye kuva ku myaka 8 kugira ngo umwana azabanze gutraveringa, kugira ngo umwana azabashe gufata indege kugira ngo agende kwa se. Kandi n'itiki se yari yayigose. Reka nkubwire, niyo navuga iki nkicarira. Byarangiye umucamanza yavuze, urukiko rwa Amerika. Ndagenda nasenze amasengesho y'amasaha 2 gusa, njya ahantu niherana n'Imana. Ujye wiherana n'Imana. Umuntu ashobora kuvuga ngo ndimo ndagusengera, ariko burya Imana ikumva gusumba undi uri kugusengera. Imana ishimwe. Kandi ku munota wa nyuma niho Imana ijya yigaragaza. Ku munota wa nyuma niho Imana ijya guhera amasezerano. Ku munota wa nyuma niho Imana yongera kugusiga amavuta. Ku munota wa nyuma ukavuga ururimi rushya. Imana ishimwe cyane. Ore bosekere bosa.
ndicara ndavuga ngo Mana naragukoreye, Mana sinigeze mukoze isoni, Mana ni ukubera iki? Kubera iki wakemera ko umwana wanjye apfa? Kubera iki? Ntacyo Imana yambwiye. Nasenze amashengesho amasabiri ndataha, ngeze mu rugo ndaceceka. Imana ikorera muri si. Arongera aramamaga arambwira ngo ndabihinduye, ndabihinduye, nta mwana washaka ko azaza iwanjye. Oh haleluya, haleluya. Uhera n'uyu munsi umwana tumaranye imyaka 2, ntabwo se yavuga ngo umwana azi iwanjye cyangwa umwana wanjye azaje kumusura cyangwa iki. Imana yaramucecekesheje. Imana ishimwe. Imana iramwa ngo ni umwana wawe naramuguhaye. Ngo nawe tekereza ikibazo ufite kugira ngo Imana icecekeshe izo mbaraga zose z'umwijima zari zimpagurukiye. Ubu ko kwinjiye bari bagiye gutwara, urabona aricyo gikaze. Inzara ufite muri iyi minsi, amadeni ufite muri iyi minsi, sodeka defani mesonigali. Imana irashoboye, nta kidashoboye. Mpagazanga nkubwira ngo ni umukobwa mwiza usa na Yesu. Imana ishimwe. Urota cyane, ufite impano zisumbizanye, uzakorera Imana amahanga yose agatangara mu cyubahiro cya data. Bene data, hejuru hari Imana, turafite Imana. Ikibazo cyose waba ufite ntikigukange, kuko nyuma y'imbaraga turwana nazo hari umuntu ufite ijambo, ngira ijambo. Imana irambwira ngo hari abantu bafite imitima yihebuye, imitima yagiye kure, urabona bidashoboka. Ongera wegere Imana, ongera ukiranuke, ongera wihane ku gato no ku kanini, kuko utuntu duto nitwo Satani agenda turegesha. Satani akabwira Imana ati wabonye ko acumanza, wabonye ko atukana, wabonye ko ashira isoni, wabonye ko atazi kwakira abashitsi. Ukagenda udukuraho, ubundi ukareba. Ubundi hari abantu Imana yafungiye n'ibyo kurya kubera ko batazi kwakira abashitsi. Mushitsi yaza mwamugaburira ugatangira ukitotomba ngo utungutu ngo nanisigaranye ngo twari tuzabirya icyumweru. Hoya, none se ubukuri kubwira Imana ngo urashaka Imana ikugaburire, wa mutsima bwabugari yaguhaye abantu bakaza kugusura ntubabahe. Ubu Imana niguha inyama ikaguha ibitoki uzabigabura. Burya iyo Imana igushyize mu kintu, mu kigeragezo, buri kintu cyose gifite itangiro n'iherezo. Imana ibanza kukwima amafaranga ikajya iguha 1000 kugira ngo irebe umuntu uri buguhamagara ko byibuze uri umuhe n'igiceri cy'ijana. Iyo abantu benshi baravuga ngo gufasha imfubyi n'abapfakazi ngo dufitemo amafaranga, ngo gukora umurimo. No. Urabanza ugacishwa ahantu Imana ikakwigisha ukuntu uzakora umurimo wayo, ikakwicisha inzara bikagucanga, ukajya ubona umuntu aguhamagara ati nguhaye. Burya umuntu naguha ifu, ujye umenya mugenzi wawe, aho niho biva, aho mu nguni niho biva. Imana ishimwe. Kubera ko nari mfite urubanza, nari kubwanyu, urabona mfite urumanza, urabona Mana umushahara mpembwa, ngiye kwishakira umwavoka, ariko ntagaranye n'Imana. Hariyo mpamvu mpagaze ahangaha kuri ibyo byose nakoze. Imana irabyibuka, Imana inkura ku cyavu, inyicaza n'ibikomangoma. Imana ishimwe. Ejo bundi nambara ikanzu ya pinki y'ubuaposo, imbere y'abantu ntabwo nari nkwiye kuba aposo. Imana ishimwe. Ariko wakoreye Imana igukura ku cyavu ikakwicaza n'ibikomangoma. Wishaka kujya mu mavuta udakwiriye, urabasha kwemera kuyakorera. Wishaka kujya mu yandi matiti udakwiriye, urabasha kwicisha bugufi. Iyo uciye bugufi Imana igukura ku cyavu ikakwicaza n'ibikomangoma. Hari ahantu Imana igomba kugukura. Niba Imana yaragushyize muri kampani, ugomba kugerageza ukerekana ko uri umurokore. Biravuna kuba umushefu, kuyobora abantu uri umurokore. Nasanze ari ikindi kigeragezo, ku buryo ubu sinapfa gusaba Imana ngo nimpe promotion yo kuyobora abantu. Nayoboye abakozi, ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Umukozi yambwiraga nabi ibyo adakoze, naryama ninjira Imana ikambwira iti none ko wewe wiyerekanye gute, kandi bakabikorera icyo. Ndabanza Imana incisha bugufi cyane, bara abakozi bato kugira ngo mbayobore. Irangije irambwira iti mbonye ntangiye kwishyira hejuru, ntangiye ariko nkashaka ko umukozi akora nkashaka ibintu bigenda kuri gahunda neza, nkamuhamagara ingwino. Ariko Imana irambwira iti ntabwo byashoboka, n'igihe waguhaye promotion. Imana irakanya kakasi
irongera isubiza mu mwaka wa mbere. Muri iyo kampanye abashefu barambwira ngo ntabwo aka kazu gakwiriye, kandi Imana irambwira ngo iyi kampanye urimo ntabwo urayivamo. Uriya mwanya bariya wategekaga bari gukora ni wowe ugiye kuwukora. Ntabwo ndi kuvuga akazi nakora, ba bandi nategekaga baragaruka barantegeka. Nahuye n'ibikomere utaranigwa garamye gira ngo ujuri bugufi. Impano yo guca bugufi iva hano. Utazabona mwabonye ejo bundi bamfukamikaha ngo apostle utagira ngo napfuye kubitorwa cyangwa apostle David yapfuye kwivugira ngo ngiye kumugira apostle. Nta 50 namuhenda imbere y'Imana yampamagaye. Numvisha amagambo menshi abantu bavuga ngo namuhaye amafaranga. Mpagaze ku gatuta, niba naramuhaye amafaranga kugira ngo anyinike, Imana impanira ahangaha mu izina rya Yesu. Ntabwo naza kuvuga icyo kintu. Hoya byari bivuye ku Mana. Ni gute Naomi umugore mugufi, mugute Naomi umugore kuriya, uriya mwana vuga uko abantu bavuga ngenda mpanga promotion. Abantu nibakuvuga uzabihorere, komeza ahubwo nicyo gihe cya promotion. Promotion nayihawe n'Imana. Abakozi nategekaga barongera barantegeka, baranyuzura, kandi rero yari ikigeragezo. Ndongera mu muyaya wemewe n'amategeko. Aho nabwira Imana ngo wampaye banyongeje, wampaye promotion mu kazi, ikambwira ngo ngiye nguhaye promotion mu kazi kandi. Nkumva umuntu arampamagaye atejo usaze kuvugira Imana ngo ngiyo ya promotion nari nguhaye genda uvuge, kandi nkagenda nishimye. Muri iki gitondo sinagombaga kuza hangaha, ariko apostle yandikiye umutware wanjye. Nahise mbwira umutware wanjye nkuraho amashuka nireke njye koga vaho tugende. Niho tugiye kuko Imana yari impaye ikiraka. Ujye wishima iyo Imana iguhaye ikiraka, ubuharanira imirandika. Ariko iyo ari umushefu nagiye gukorera mu biro ntabwo azabyibuka, ariko Imana yanjye nakore izabyibuka mu gihe kitari iki. Ushobora kuba waje ahangaha ngira mubwire ngo ntabwo ari umwanya watakaje. Imana yamaze kwandika mu gihe gikomeye, mu gihe utazi uzagira ngo Mana nagiye gusenga ku cyumwe n'umutima ubikunze. Imana izakwibuka, he gukuraho za pirizo zikomeye. Uyu munsi baratugambanira, Imana ikibuka imirimo twakoze, igakandagira abazimu mu izina rya Yesu. So they can fly Master God. Imana ishimwe uko bampandagiraga bantegeka banyobora. Nari nziza iki? Nari nziza yuko abashefu banjye bakuru baba manager nari naranze gusambana nabo. Ntuzasambane n'umuntu ngo nuko ngo araguha igihumbi, agusizemo sida, agusizemo abandi badayimoni utazi. Imana ishimwe abagabo bakunda ijipo niwo muvumo. Ntabwo baciyeho urubanza ndigendeye. Ntugakunda ijipo kuko ntuzi umuntu mugiye kuryama n'ibyo agusizemo, kuko ntumuzi uwo ari we. Imana ishimwe bakanyaka akazi, bakanata amasaha, wacu dukora ku masaha. Nabwira Imana wambabara ukama kandi kazi ni hariya nagushize hago. Imana ishimwe. Ariko reka mbabwire, mwisi ndasuzugurwa pe. Mu mwuka nkavuga mu ndimi, mu mwuka nkaririmba, mu mwuka Imana abakome n'abajo bakampamagara, ba apostle nka David bakampamagara. Oh haleluya. Imana ahubwo none ikampa kuyobora abapasiteri banuta mu myaka 50, mu myaka ingahe, kandi nkabayobora neza. Uko nigishwaga mu isi niko mwisi y'umwuka Imana yagendaga ishyira hejuru. Ndemera ishuri ndaryiga, nanga kwiyanduza, kandi ngira mubwira ngo sinigeze mbura icyo kurya, sinigeze mbura icyo kuri inzu. Imana yashakisha ukuntu biri bugende, nta nubwo nigeze nsabiriza kuko sinigeze nkoze isoni Imana. Uyu munsi abadamu bafite ibigeragezo mu kazi. Akazi kose wakora umugabo akagusaba ati mbere ko nguha amasaha, mbere yuko mushyira mu nama, mbere yuko uri bugende kumvugira hanze, ndagira ngo tubanze turyamane. Burya abayoherejwe na Satani abakwiciye amasezerano menshi akomeye utazemera. Nakubwira ati ndakwirukanye igendere, imbere hari ibyiza Imana ibirimo iragutegurira. Imana ishimwe. Umugabo mwigeze kumwe ati uri umukozi Imana umeze ute? Naryamanye n'abapozo, ndyama n'ababishop w'umuzungu. Ati wowe umeze ute? Ndamubwira nti baba ndi waryamanye uyu ngewe ubona uyu ntabwo uzashobora. Arandoga aratutika ariko ntibyari gushoboka kuko nari mfite Imana ivuga, nari mfite Imana ikora. Akandoga akavuga ati mu gitondo
nkabwira Imana ngo Mana ntiwambwiye ngo nzagenda amahanga yose nkuvugira. Hari igihe usenga ishengesho ryo kuryama ukumva Imana ntishubije, ukaryama hasi bikanga, ukajya muri toilette bikanga, ugashakisha ijambo rishoboka n'idashoboka. Ariko Mana si wambwiye ngo nzagenda amahanga yose. Ni Mana utemera ko amaguru yanjye abyimba, utemera ko ngendera mu kagare kubera ibirozi, ahubwo ngirire neza kugira ngo nzakubyinire, kugira ngo nzagenda amahanga yose amaguru yanjye nyafite. Ndashimira Imana ko yumva, ndashimira Imana ko ari Imana itegeka. Birashoboka ko uri hano bari kukuroga, birashoboka ko umaze igihe urota inzozi ngo bazakwica, ntacyo bazagutwara. Twabonye Imana ukirinda kumucuruba, ukabuzi ko kuroga ariko ukamutumira mugasangira, kuko Imana irakaze kandi Imana irakomeye cyane. Imana ishimwe. Nyuma y'ibikugoye, nyuma y'ibikugose, hari izindi imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Mu kazi bashobora kutakongeza, mu kazi ushobora kubisuzugurwa, ariko mu buryo bwo mu mwuka ukaba agaciro imbere y'Imana. Imana ishimwe. Najyaga nsiga akazi nkasaba gahusha ubwo bantumira kujya mu giterane ahantu nzagenda amasaha 8. Buri Imana niguha akazi cyangwa ukagira business, impamvu uyu munsi abantu business zabo zitajya imbere, byubanza niba utangiye business cyangwa Imana iguha akazi, ufata ituro urishyira umushumba, uriture. Akazi kawe niyo shitani yashinga agatebe gatoki ntiyakagukuraho. Jambo ry'Imana ngo dushaka ubugingo hakiri kare, ng'ibyisi tuzabyongererwa. Ntabwo Imana yaguha umugisha, hari ahantu ugomba kubanza ugacishwa. Mudamu utabyara, humura, ntabwo ariko bizahora. Hari impamvu Imana yemeye kuba icyapa. Igihe nikigera Imana izaguha urubyaro, ubyare nk'Abaheburayo kazi bavuye ngo dore ya Mana yasenga. Wowe ntacyo ufite cyo kurya, reka Imana ube mu nzu y'amanegeka. Igihe kizagera Imana iguha inzu, bemere ya Mana wasenze. Ni ukuri jya uhagaze ahangaha mfite guhamiriza Imana kuko narayibonye. Ababisha bangose kugera kure siko gupfa. Imana ishimwe. Imana irambwiye ngo mbabwira ngo nimwakire ihumure, Imana irambwiye ngo nimuhumure. Hari iby'Imana byishize gukora, iby'abanyarwanyaga byari byinshi, ariko nyuma y'ibiturwanya Imana ntabwo igikwanga ngo umaze imyaka ingahe, ntabwo ayibwa ngo umaze imyaka ingahe. Imana ikora uko ishaka, ariko igakomeza ikaguherekeza mu kigeragezo ukazageraho utigeze utekereza ku bw'icyubahiro cyane. Imana ishimwe. Mu bana b'iwacu 5 umva ngiye ubutumire bwinshi, hagenda mu ndege uko shaka, kandi nabwiye Imana ngo ntihazagira umuntu ndihira itike ziri. Imana ishimwe. Hatazagira umuntu usuzugura, yewe ungirire neza gusa nzajya nirihira itike. Igihe cyose wagaranye n'Imana neza ukayibwira, iremera. Imana ishimwe. Nta muntu wigeze undira itike, habe no kuza hano Imana yarandiye itike hagati yanjye n'Imana. Iyo rero ubanye n'Imana neza, ubwenge bwawe ukabuha Imana, ubutunzi bwawe ukabuha Imana, abana ukabaha Imana, urugo rwawe ukabuha Imana, ubundi just wait the miracle. Tegereza umugisha ukomeye. Ntabwo nigeze mbura amafaranga yo kwishyura itike. Reka mbabwire, ni ukuri kw'Imana aho mpagaze, yaba abazungu yaba abirabura, buri muntu wese agiye gutungwa n'imirimo yakoze. Imana ishimwe. 2012 Imana yaratubwiye ngo dukore ngo kuko igihe kizagera tubura amafaranga yo gutanga. Niba ufite amafaranga uburaho wayatanga. Byarabaye tuburaho twatanga icyacu n'amaturo muri Amerika, bamaze kudufungira koronije insengero, tugomba gusengera online. Abapasi baje gutekereza ukuntu abantu bagomba gucisha icyacu n'amaturo online. Tumaze nk'amezi 2 cyangwa 3 tudaturi icyacu n'amaturo. Uragihande n'abandi namwe hano muri Afrika, ukumva umuntu avuze ngo ndajyane se ko tutagiterana. Kubera iki? Cyari igihe Imana ibyatubwiye byose byarasohoye. Imana ishimwe. Byarasohoye. Uyu munsi ari abantu bagombaga gutanga icyacu n'amaturo bagifite uburyo. Ntabwo ndi kukubeshya, ndi imbere y'Imana namwe murimo. Harimo abantu barimo wajyaga guturuka pfura ngo ntabwo ndi butura uyu munsi, ariko my friend, ubu ni igiki kigiye kugutunga. Ubu ntawe ugifite, Imana rero yakwambuye. Ubutunzi bwose ni ubw'Imana. Ukabona Imana iguhaye umwana umenya ngo ni uw'Imana. Imana ishimwe. Nta
kugira urwitwazo mu murimo w'Imana. Imana ishimwe. Nageze aha ngaha maze gukora ubukwe, navuye mu buranara bwa Apostle David ngo ntago nzakora, nakoze imirimo myinshi ishoboka n'idashoboka, nanjye ndaje niruhukire niryame. Ariko mbonye ukuntu Imana inejeje umutima wanjye, mbonye ukuntu Imana inkoreye ubukwe, ababisha bahagurutse, dayimoni yahagurutse, ndayibwira ngo toka mu izina rya Yesu, nakoreye Imana ivuga. Ndangije ndayibwira mu gitondo ngo ma ndiyemeje ndahagurutse ngiye kugukorera, ndagushimiye ma, ngiye kugukorera. Ahantu hose Imana yampaye ubutumwa, nta hani muntu twagize hanima twagize dukorera Imana, twavugiye Imana. Ndashimira Imana umutwara Imana yampaye, sheri Imana iguha umugisha, Imana ikundindire, Imana iguha yandi mavuta, kandi humura, very soon I will be with you. Kuko kubana kwanjye nawe ni Imana bigizemo uruhare, basenga batasenga, baroga bataroga. Gira nkubwire ngo Imana iraduhagurukije. Abadukunda bagomba kudukunda, abatadukunda bakareka kuko Imana iradukunda. Na mwana wacu ibyo twacamo nabizi tugiye gutandukana, ngiye gufata intege ngende. Akongera nkubwire ngo hari ikimenyetso cy'Imana idusize muri aka kanya, hari mavuta Imana idusize muri aka kanya. Nta muntu waduhaye umwanya, n'Imana uduhaye kugira ngo igihe hiryo uzibutse Imana uti umugore wanjye twagombaga kuba turi gusenga, Mana wibuke ko twagukoreye. Imana irambwiye ngo dukoze mu ntoki, hari kigiye gukora kandi gikomeye. Imana ishimwe. Nta muntu utanga viza, n'Imana itanga viza. Birashoboka ko Imana yakubwiye uzagenda, kuvuga uti kundi imfubyi bizacahe, kundi umupfakazi bizacahe, ariko nyuma y'ibyo isaha y'Imana igeze irakora. Nta kintu cyahagarika umugambi w'Imana, no matter what, how it is. Imana ishimwe. Perezida amaze kugera ku butegetsi, Trump yaravuze ngo nta muntu ashaka iwabo, aravuga ngo nta viza azongera gutanga, ngo viza arazihagaritse. Abakristo barambwira ngo dusenge bafite bene wabo hano. Ndababwira ngo ndamutse nsengeye iki kintu nabasuzuguye Imana yanjye. Yesu ndasengera iki cyifuzo. Nyuma y'amezi 5 twabonye abantu Imana itanga viza. Oh haleluya! Hari Imana yakubuzaho, gisumba icyo nyoko yakubuzaho. Nigeze gutangura mbabwira ukuntu mama yajyaga avuga, ndi umwana wa gatatu. Mama yajyaga ambwira ngo uragakubitwa n'inkuba, iyaba warapfuye ukavaho. Mama wanjye ndamukunda cyane, nawe arankunda cyane. Imana ishimwe. Iyaba warapfuye ukavaho. Umwana wanjye yarafite umwana ngo wapfuye, nge nari nkiri umwana muto nakurikiraga witwa Ntawubura nayo. Impamvu yamutoye yari amazina yakira nyine ati mwana wanjye yarafite ubwenge, iki kintu nzakigira gute? Bifuza ukuntu napfa, bifuza ukuntu byagera ngo mbavemo, ariko uyu munsi ndamutegeka ni diakoni wanjye. Haleluya! Imana ishimwe. Buri kanya bari kumpamagara nka raporo z'umurimo w'Imana, kubera ko reka mubwira Imana yagombaga kubikora akuramo inishiza akababara. Imana ishimwe. Nasengeye umuryango ngo Imana uhagakiza. Ndashimira Imana yabanje guhamama agakiza. None ni uri gusengera barumuna banjye, igihe cyose arambwira ngo wagiye ku musozi, wagiye kanyarira, wasenge none se icyifuzo ufite ni iki? Ati nuko abana banjye bakizwa. Imana ishimwe. Ati wacu ukavaho, barampamba birarangira. Nibyo kurya. Haleluya. Nibyo kurya. Kera ababyeyi bakubitaga umwana bakamuzirika gutya. Ndibuka bigeze kunkubita, bakanzirika amaguru, bakanzirika amaboko, bakandaza munsi y'igitanda. Ariko uyu munsi inshuti mukundwa, uyu munsi bimeze gute? Uyu munsi ni Imana ishaka ko Imana yeranguzo ntarava mu nda ya mama, gisumba icyo mama yari yavugaga, gisumba icyo umuryango yavugaga. Ndashimira Imana kwitemeye kompa. Ndashimira Imana uyu munsi ko ndi umukozi wa. Igihe cyose ndabwira ngo Mana ntuzakinisha agakiza kanjye, uzamperezo ryiza. Iyi si nayibabariyemo, ariko naje gusanga umwana w'umuntu atari mubi, umubi ni Satani. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uyu munsi Imana mama yaramungabije, namuyobora, mpamagara umukozi w'Imana. Ibintu byarahindutse, amazina yarahindutse. Ntabwo akivuga yandi mazina ngo uragapfa, ahubwo
umukobwa yasabye Imana imbabazi kandi Imana yo mwijongera imubabarire. Imana imukureho wa muvumo kandi ndashimira Imana ko Imana yankuyeho iyo mivumo. Ingira icyo ishaka, iravuga ngo nzagendana nawe, nzabana nawe, nzakwicaza utigeze utekereza, nzakugirira neza. Uyu munsi Imana yangiriye neza. Uyu munsi Imana yampinduriye amateka. Uyu munsi ndarya, uyu munsi ndanywa, uyu munsi njya kwa muganga nshaka. Uyu munsi kubera Imana. Ntabwo ndi kubirataho, ndi kuvuga imbaraga z'Imana, ndi kuvuga Imana. Aho wari ucitse intege, wumve ko bidashobokera abana b'abantu, Imana yari ibishoboye. Birashoboka ko hari amazina bakwise, Imana igukuraho uwo muvumo, ikugeza aho utigeze utekereza. Imana ishimwe. Bajyaga bavuga ngo ndagakora akamesa ingobyi imbwa zerire ku gasozi, ariko ndashimira Imana ko nabyaye. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko nabyaye kubera Imana. Ubu niyo wankubita sinasuzugura Imana yanjye. Niyo mpamvu mu gitondo bavuze bati ngurajya kubwiriza hisheri tugende tubivemo gahunda zose twe twateguye, tugende tuvugira Imana. Orebo sekere bosaya mando leko tekere bosaya. Uzavugira Imana. Umukobwa uraha ugira icyifuzo cyo kubwira Imana ngo uzabe umutware, tuzakorana umurimo w'Imana. Ntugasenga ubwira Imana ngo uzabe umutware ngo ufite amafaranga arashira, ibintu birashira. Ariko Imana ni Imana. Ibyo utigeze ubona Imana izabiguha. Ugira icyifuzo kivuga ngo uzabe umutware Imana, tuzakorana umurimo wawe. Uzabe umutware Imana ugukunda cyane. Waba uri umusore uraha, uzabe umukobwa ugukunda Imana. Amafaranga zizana. Imana ishimwe. Natinze ku irembo ry'ibwami ntegereza umuntu Imana izama kugira ngo dukorane umurimo. Ariyo mpamvu mpagaze ahangaha kubera Imana yanyereje kwa Pastor Jambo. Pastor Jambo si mwiza ku buryo asumba abantu. Nanjye sindi mwiza, sinari mukwiriye. Nawe ntiyarankwiriye, turi abantu turebanye. Ariko Imana ibona ko bikwiriye. Imana ibona kwiriye ko umutwaro wanjye kugira ngo tuzumvikane. Imana iringaniza neza cyane. Ndashimira Imana cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Igihe tubaniye ibyo nasabye Imana byose niko yabikoze. Nta ucira undi, nta uvuga undi na. Niba ari umurimo w'Imana turagenda. Nagiye mugerageza igihe kinini cyane. Ntabwo ngo sheri uriya muntu Imana akibwiye ngo tumuhe kuko biri mu binene nasabye. Nine nasabye Imana umugabo utazangora ufasha. Imana ishimwe. Nabonye abakomeye, nabonye abakire, nabonye abantu benshi bose nk'abahibidobo. Kuko Imana yanjye yarambwiraga ngo uyu si uwawe ari mu nzira. Haleluya. Mureba amasaha nafashe. Amasaha 45 kugira ngo nze kureba uyu mugabo w'Imana. Imana ishimwe. Iwacu hari bikoma, hari abagabo bafite amafaranga. Ariko ngira mubwire abantu benshi bajyaga bambwira ngo ugiye muri Afurika uriya mugabo afite iki? Kubera ko Imana hari icyo yambwiye ndemera ndaza. Imana ishimwe. Amahoro wayakura he? Nifuzaga umuntu wampa amahoro akakorera Imana neza. Yaza kuba ari umugabo wa komplike. Iki gitondo sinari kumubwira ngo haguruka. Niyo wagiye kunshakira umwenda wo kwambara, sheri Imana iguha umugisha. Ntabwo ndi kukurata, ndi kurata Imana yawe. Ndakubwiza ukuri, numpesha umugisha Imana yanjye izakugeza kure na kure. Imana ishimwe. Ati reka njye kugushakira umwenda urambara sheri, ndabikwifurije nawe. Ushakura umudamu uri hano, uri mu kigeragezo cy'umugabo, Imana iguhindira ukubakira urugo. Nawe wa mukobwa we, nawe wa musore we, Imana ikubakira urugo. Imana ishimwe. Byose tubikura hano kandi byose tubihabwa n'Imana. Mukura amaso ku bantu, muhanga amaso Uwiteka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ngiye kubaha ijambo Imana yampaye. Haleluya. Ndabizi murarizi, mwararisomye igihe kirekire. Birashoboka ko warisomye mu gitondo cyangwa nijoro. Birashoboka ko warisomye ejo. Ntabwo ndi burivugaho cyane. Mujye mwihangana. Ngewe ndategura, Imana igategura. Kandi Imana yacometse niyo byagenda gutesa indeba inyuma. Ubwo mikoro nyine Imana iba yayicometse. Nabwiye Imana ngo kera narazimuraga. Kera nararwanaga. Kera naratukanaga. Mbwira Imana ngo niba uri Imana yaremye isi n'ijuru, hindura. Nkuraho umudayimoni wo gutukana, nkuraho umudayimoni wo kurwana, nkuraho umudayimoni w'amagambo.
amagambo, unkuramo kuvuga ibyo bambwiye, ungira umunyebanga wawe, ungira umwizigirwa wawe, akanwa kanjye ugakoreshe ibitakuvuyeho, ntiwemere ko mbivuga. So the fire mesoniga. Imana irambwira ngo nzajya nkucomeka nk'amashanyarazi ncome. Urabizi iyo bacometse amashanyarazi nindangiza nkucomoko. Niyo mpamvu iyo ntangiye kuvuga ngewe numvuga iby'Imana imbwiye. Haleluya, Imana ishimwe. Reka mbahe ijambo Imana yampaye, ni umurongo muto cyane muri iki gitondo. Sheri mwiza nsomera, Imana iguhe umugisha. Muraza kwiyanga ntabwo nzi Ikinyarwanda neza. Samweli wa mbere ku gice cya mbere umurongo wa 20. Ni ijambo muzi risobanukiwe, ariko nuryizereramo ndakubwije ukuri Imana iragukorera ibintu bikomeye. Urigenderemo wizeye. Somera shushu. Dusome mu izina rya Yesu. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 20. Igihe gisohoye Hana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Amen. Imana ishimwe. Imana iguhe umugisha. Ni ijambo murarizi, ngewe n'iry'Imana yampaye, nta nubwo ndabishyiraho komantere kuko ibyo navuze iby'Imana yankoresheje. Niwumva ko Imana ifite imbaraga irabana nawe. Ana yarategereje igihe kirekire. Imana yambwiye ngo hari abantu bategereje amasezerano igihe kirekire, bakavuga ngo bizagenda gute, bizacahe. Ntabwo Imana izakangwa n'iyi corona. Haleluya. Twabonye Imana ituzanira abantu bacu kandi barafunze ngo muri corona ntabazagenda, kuko nta kintu cyahagarika umugambi w'Imana. Uyu munsi ndahangaha ntabwo nagombye kuba ndahangaha kubera corona, ariko kubera umugambi w'Imana nagombaga kuza. Kandi kubera umugambi w'Imana ngiye gusubira ku cyubaro cya papa. Mu yandi magambo, Imana ije kubana na bayumvira. Nta kizabuza umugambi w'Imana gusora ku buzima bwawe, kuko anarategereje. Imana ntigeze ireba ko ari umugore wa kabiri, ahubwo Imana yarebye ibikorwa, ireba umutima we, ireba kwicisha bugufi kwe, ireba gukorera Imana adasiganya abashumba bagenzi be. So the fire anagakubura urusengero. Imana yigira gute? Imana ntireba nk'abantu. Birashoboka yuko abo mukorana umurimo bakunaniza, birashoboka yuko hari abakugiriye kukuvumisha ibintu byawe, birashoboka. Intambara iriho muri iyi minsi, abakozi b'Imana simbaceho urubanza, ariko intambara ihari muri iyi minsi, umuntu arazamuka akajya ngo agiye kuvumisha ibintu byawe, ngo arakuvumye mu izina rya Yesu, ngo arahambiriye. Ni Imana ihambira, nta muntu uhambira. Uko byagenda kose ntibishobora kubuza umugambi w'Imana. Ibintu yakuvuzeho kubisoza mu izina rya Yesu. Imana yashoreje Ana, gira nkubwira ngo nawe izakugira neza. Birashoboka ko umaze uri mu burwayi igihe kirekire, urwaye igihe kirekire, uri ntabwo igihe kirekire, amagambo ni menshi igihe kirekire. Oh haleluya, ibiguca intege ni byinshi, ariko ngira nkubwire ngo Imana irambwiye ngo iyi ni isaha yayo. Nta kizabuza abayuda gutabarwa kuko turi abayuda. Haleluya, turi abayuda n'abayudakazi. Mujye mumenya agaciro k'Imana. Haleluya. Imana ikugezaho umwana w'umuntu atakugeza. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndarangije. Imana ibaha umugisha, Imana ibarinde. Ndabasabiye uburinzi bw'Imana, umutaka w'Imana ubabeho. Imana ishimwe. Haleluya. Nyuma y'imyaka 5 nzagaruka hano mu izina rya Yesu, nje kuvugira Imana. Imana ishimwe. Tuzaba dufite urundi buhamya nyuma y'imyaka 5. Uko niko Imana imbwiye. Ndagusabiye n'imbere y'Imana yampamagaye ngo nawe Imana ikuremere igifatika n'ingaruka hano muri rusengero. Sondeka defa mesonigaye n'ingaruka muri rusengero. Uzaba ufite ubuhamya. Abatabyara mwakira urubyaro mu izina rya Yesu. Umuntu turi ko nka utabyara ijoro wakira urubyaro mu izina rya Yesu. Uru rusengero Imana y'urubyaro, ye mwasenge amasengesho runaka nabyara ikiningiki. Abazimu nibashe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Abakobwa babuze abagabo, Imana ibaha abagabo kandi irabikoze.
abagabo babuze abagore mu masezerano mutegereje. Haleluya, Imana irabikoze. Reka mbasobanurira kaka. Najyaga nanga umukozi w'Imana uzagahanira ngo abakobwa Imana ibahaye abagabo. Njye nabibwira she ntavuga ntari koma ubuzajya uvanga abakobwa bakira abagabo uriya nta bagabo ufite babuze abagore kweri. Ariko nzajya ndisobanura nta mukobwa ubura umugabo ni isaha y'Imana bitari yakageze. Imana ishimwe, nta mugabo ubura umugabo ni isaha y'Imana bitari yakageze y'Imana. Abantu bakakuvuga ngo urindaya, oh mana we naravuzwe bikwiye mbesherwa, ariko ntegereza icyo Imana yavuzeho. Imana impa gisubizo cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze mu nsengere.